Okay, murakaza neza rero kuri YouTube channel ya Nyaro Official nk'uko bizina mu ngwanyu Iradukunda Jiva. Abantu benshi rero nagiye numva bavuga kuri iki kintu, nanjye nifuje ko twakigaruka ko uyu munsi tukareba ati se bino bintu bavuga umundi nibyo cyangwa se ni ibintu nyine abantu babihimbira cyangwa ni ibintu abantu bapfa kugenda bavuga amagambo y'abantu namwe murayazi. Abantu rero numvaga bari kugenda bavuga ati ngo uyu mwana bamwita Denzo, ni Denzo ngo ntabwo ajya kuramo irangofero y'umutuku, ingofero muri kureba ubundi ngo ntabwo ajya yikura muri video nyinshi. Hari n'umuntu utaraye umusatsi ko yiyogoshesha, aka kanya turi kuvugana ari umuntu utazi ko Denzo yiyogoshesha, bibaho cyane pe. Gusa uyu munsi ngiye kubereka video Denzo yakuyemo iki ya ngofero, iyi ngofero y'umutuku yayikuyemo nayo yambaye. Abantu bavugaga ati Denzo irangofero irimo ibigini, irimo ibiki, nta makomiti nagendaga nsoma ubundi kugira ngo ngofero atayikuramo. Nyine ni ibintu bigenda bivugwa cyane. Hari ukuntu wenda abanyagasaba bakina comedy ukavuga ati iriya ni ishati ya comedy, gusa Denzo kuki adakuramo irangofero ugasanga nabyo byabaye ikibazo abantu bari kubiharira. Uyu munsi rero banziraho ka video ndaje noneho dukomeze. Ngo okay, niba umaze kureba iyo video rero urabona ko aho ngaho Denzo yari yakuyemo ya ngofero y'umutuku cyangwa se ya ngofero nyine ka kagofero ajya yambara, sinzi ukuntu muzite ziriya ngofero yayikuyemo rero. Gusa aho ngaho biri kugaragara yarize, abantu benshi kugenda bavuga ati se yakuyemo ingofero ararira, ya ngofero yayambaye abafite ibyishimo bya danje, gusa anga yayikuyemo ararira. Namwe muri kureba nyine ko yarize pe, yarize baranamuhanagura. Nimba zari comedy, nimba zari joke bari gukora, gusa anga muri kubona ko namwe yarize, n'umuntu utayibonye yasubiza inyuma akabireba yarari kurira. Ubwo rero ku bantu bavugaga ati ntabwo ndabona umusatsi wa Denzo, ntabwo ndabona Denzo yakuyemo ingofero, wapi pe, ndabiberetse rero nawe uzagenda uvuga ati nabonye umusatsi wa Denzo. Ni nyuma yuko gusa murabizi ko hari inkuru mbi nyine maze iminsi ivugwa ati ngo Gogo ngo yarapfuye, sibyo? Ibyo byo ni inkuru mbi ibabaje, rest in peace kuri Gogo. Gusa nyine umuryango wa Gogo uri no kubuza abantu nyine kugenda, hari abantu bari kugenda bavuga, hari ukuntu abantu bagenda batora amajoke bakavuga ati baramuroze. Nibyo bintu nyine umuryango wa Gogo uri kwiyama abantu nyine, ni nkaho uri kubabwira ati muretse kabisa, namwe muri kuvanga ibintu. Bari kugenda bavuga ati ngo Gogo baramuroze, ntabwo yishwe n'indwara, ngo ni ukumuroga. Nyine ibi ni by'umuryango wa Gogo utari gushaka muri iki gihe. Ubwo ni ku ba YouTuber bari kubwira aba YouTuber n'aba content creator kuri TikTok, nyine imbuga zose bari kugenda bavuga, bari kugenda bivuga uko nguko. Muri make rero ndabakunda cyane, mu ngwanya dukunda Jiva, nuko najyana ka message tukanyuzeho. Gusa mwabonye ko Denzo yakuyemo iki ingofero. Ciao ciao, bikugera ko subscribe.